mubiruhanya ariko itwihebye tugendana mu mubiri urupfu rwa Kristo kugira ngo ubugingo bwe buboneke muri twe. Dufite amakuba menshi kandi turashobewe tunyura mu biruhanya ariko itwihebye tugendana mu mubiri urupfu rwa Kristo kugira ngo ubugingo bwe buboneke muri twe. Tuzi yuko yazuye Kristo itagihinduka ifite ubugingo bwacu mu kuboko kwayo nubiye imibabaro tugeza mu rupfu gukiranuka kwacu turagukomeje. Tuzi yuko yazuye Kristo itagihinduka ifite ubugingo bwacu mu kuboko kwayo nubiye imibabaro tugeza mu rupfu gukiranuka kwacu turagukomeje. Ukubabazwa kwacu w'igiwayiwayi twiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka. Ibyo bituma tureba kubitaboneka kuko ibiboneka byose iby'igihe gito. Tuzi yuko yazuye Kristo itagihinduka ifite ubugingo bwacu mu kuboko kwayo nubiye imibabaro tugeza mu rupfu gukiranuka kwacu turagukomeje. Tuzi yuko yazuye Kristo itagihinduka ifite ubugingo bwacu mu kuboko kwayo nubiye imibabaro tugeza mu rupfu gukiranuka kwacu turagukomeje. Mukomere bakundwa nimwihangane abera bose bo mw'isi duhuje amagorwa nituva ku rugamba no muri imibabaro tuzahurira twese ku musozi Siyoni. Icyampa nanjye nkazaba ndiyo kuri uwo musozi hazabera ubukwe bw'Umwana w'Intama yagutakamiye Yesu unkomeze iteka. Nzave mu mwanya wanjye sinzabureyo. Icyampa nanjye nkazaba ndiyo kuri uwo musozi hazabera ubukwe bw'Umwana w'Intama yagutakamiye Yesu unkomeze iteka. Nzave mu mwanya wanjye sinzabureyo. Nzave mu mwanya wanjye sinzabureyo.